kwera yakoze atake ndabona yambaye imyenda y'ubururu nk'umukinnyi wo muri Sudani. Reka turebe niba peloti ikomeza itakora reaction nibande gukurura rero akaba rero amaze kwinjira n'ubundi yasizeho umuhanda ujya mu karere mu ntara y'uburengerazuba ugira Rusizi. Yazamutse ajya gushaka stade peloti imwe yamuri imbere ye peloto ndabona abakinnyi batatu bari gukurura bashaka kuja mayo jone ari hehe mayo jone ndabona umukinnyi ko nambaye umwenda uriya ni umukinnyi wa Istanbul umukinnyi wagiye muri ataka akoze rekaba isigarwa mu buryo bwo cyane na peloto ahanga ugomba kuba ufite furugaze uyu nawe arafashe tugeze ku mpande ujya kuri stade ya Huye akaba peloto iracyari kumwe mayo jone ari hehe ndabona abakinnyi b'ikipe Sitaria bakoze hasi arakuza mu kariya ndabona umunyaeritrea ni Seyabari Enoke ndabona ari abakinnyi ikilometero cya nyuma kayishema ikilometero cya nyuma peloto yose cyarimo cya kontrola mayo jone yasigaye ntabwo turi kumubona. Reka turebe bamaze kugera imbere ya House Hotel Foko bamaze kugera no ku karere ka Huye. Reka turebe rero ninde peloto yose kontrole ntabwo bashaka kuba bakina umukino umwe acyagenda umwe. Reka turebe rero Eritrea yageza kwa Axel ko bahita bafunga umuhanda urabona ni ugade defense bwiza arimo azamuka umunyaeritrea yigira imbere gatoya amaze kujya ku mwanya wa kane yabari Enoke yabara amatage kujyara amavuta abakinnyi ni ikipe imwe hano abakinnyi bambaye imyenda isa harimo abakinnyi muri Chonero n'abandi ku buryo byagora kwitumenya ngo uriya muntu nde. Reka twende ndabona umusore muri picnic yafunguye umupira we ninde ndabona Philippe Koyo akaba ari we directeur technique wa Tour du Rwanda ndabona mayo jone nawe n'umusore muri Istanbul mayo jone mbonye atumukara hirya ikipe ya NSN yatakaje mayo jone wabo ese reka turebe ngabo igikundi cya mbere kasi twamaze kwibona. Reka turebe rero ninde ugiye gutwara ino sprint NSN Enoke Mrobani amaze gufata position nziza. Reka turebe Enoke amaze kuhagurukira Enoke amaze position nziza. Reka turebe rero Enoke Mrobani amaze kuhagurukira mwande ngozo Enoke Mrobani Enoke ariko n'ato muri NSN atakaria sprint ya turebe NSN akaba rero NSN nyuma yo gutwara leta peri Rwamagana NSN maze banegizana etape ya Huye Enoke Mrobani yafuze position za muri metero za nyuma birangiye rero Enoke abaye uwa gatatu kuko etape kurangiye etape rero ikaba yegukanywe n'ubundi ikipe ya NSN kuko bazamutse babona ko mayo jone wabona adafite uburambe mu kuba yazamuka ngo mayo jone wamaze kuhagera birangira rero NSN ari babegukanye. Enoke abuze position Enoke biranze baramufunze ikintu bakoze n'ikintu bamukoze kuko bari babizi neza ko Enoke ari umukinnyi wo kutikoreza etape rero ya kabiri ikaba yegukanywe na Paul Marty Sonario uyu nguyu yavutse tariki 24 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2004 afite imyaka 21 akaba akomoka mu gihugu cya Espagne. Uyu rero akaba ari we wegukanye etape ya kabiri ya Tour du Rwanda etape yahagurutse mu karere ka Bugesera ikaba isorejwe mu karere ka Huye amajyepfo y'u Rwanda ivuye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni inshuro ya mbere yari yitabiriye Tour du Rwanda akaba yegukanye etape ya kabiri. Dutegereje kureba ese mayo jone ahagaze hehe kugira ngo mwumve ko rero isiganwa ry'umunsi baryoshye nuko abakinnyi bose barangije. Paul Marty kuko bimwe mu binazwiho sprint nayo irimo cyane ubona ko mu by'ukuri twe twamaze kwibwira abantu ko mayo jone ntabwo afite ubushobozi bwo kuzamuka kuri mize ariyo mpamvu NSN yafashe icyemezo za communication twababwiye zabaga zahise gufata icyemezo ese twohereze nde. Icyabaye rero amahirwe ikipe ifite plan A na plan B mu kubona ko rero mayo jone badashobora kuzamuka nibwo buryo bwakozwe. Ikindi twavuze Eritrea yakoze ikosa mu kuzamuka kuri mize ntabwo Eritrea yagomba gutuma NSN ari ijye kuzamuka kuko niba ureba neza ntabwo Eritrea sinzi no katashaka ine etape ariko ntabwo bagomba gutuma Eritrea gutuma bazamuka kuri mize bataridize cyangwa se bari gukurura. Icyo batumye rero bahaye umwanya amakipe Enoke ageza anatangira gutekereza kuba yakora sprint yisanga yafunze ariyo mpamvu ahise
aba mujya kuzenguruka ariyo mpamvu abonye umwanya wa gatatu. Nibyo rero etape ya kabiri ya Tour du Rwanda yegukanywe n'umukinnyi w'ikipe ya Never Say Never n'intero yabo ng'izina rya ekipe yabo, ni nako biyemeje kuva batangiye kugera bageze ku musozo. Ikintu ikipe ya NSN itweretse kuva ku munsi w'ejo, bazi gufata position, bafite abasore bazi gufata position, ariko nanone mu yandi makosa ikipe ya Eritrea ikoze nuko bemerera ikipe ya Movistar kuba yafata position ikabima umwanya. Nguko rero niko bigenze Marti Soriano Pao ukina ikipe ya NSN akoresheje amasaha 3 iminota 10 ndetse n'amasegonda 10.130, ariko ubwo yuko kuri karasomage da arahita n'amasegonda 10 ubusa nari bwambara uyu mwambaro, amahirwe menshi. Ariko nanone uko ko hari abahungu batoraguye amanota mu nzira, kandi nka Miguel ejo yaratoraguye nabo, ariko Miguel umunsi na 2 cyangwa 3 ejo yafasha 3, uyu munsi yabonye 6 yose, ubwo ni 9. Hanyuma rero Murebeyani Enoke asoje ku mwanya wa kabiri. We ibaze ko asizwe ya matierisi twavugaga ejo, asizwe amatierisi 2 gusa. Mu gihe kandi ku mwanya wa gatatu hasoje Molo ukina ikipe ya Loto, nawe asizwe amatierisi 13. Hanyuma rero umunyarwanda usoje hafi muri etape ya kabiri, uje hafi umunyarwanda uje hafi ni Byukusenge Patrick usoje ku mwanya wa 30. Shem 20. Nsenge yumva Shem ku mwanya wa 20. Ni etape yagendaga, twari twabwiye ko Enoke n'umwuhaga amahirwe uyu munsi, ariko amahirwe amuce mu myanya y'intoki. Ikosa rikomeye, ariko nabwo ngo yaba kuri we, kuko byari we byiza kuri we kuzamuka akaba yakegera bagenzi be. Twabonye Yafeti Murfueta ndetse twabonye na Medani ntacyo batakoze mu muhanda, ariko nabo barekuye tugeze muri kilometero ya nyuma, kuko byose byagomba kuba igihe cyose twagomba kuba dutangiye kuzamuka hariya kuri mize. Nguyu rero umujyi wa Huye, kera mu minsi yashize abantu benshi bavuga ko ari umujyi ukuze, umujyi urimo amazu, ubwo twabasobanuriye za Strida, ariko ubu kugeza ubu rero mubona ko ni umujyi mushya. Aha muri kubona za groupe scolaire ya Butare, Indatwa n'Inkesha, iyi muri kubona y'amabati y'ubururu ndetse y'ubururu n'umutuku. Ku rundi ruhande turaza kuba tubereka iriya n'imisozi ya za Ngoma, za Cyarwa, wakomeza inyuma hari igice cya Gisagara ndetse n'igice cya za Nyaruguru, ku buryo aka ni agace rero kari mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu ni umujyi wa Huye turi kubereka, ari naho hasorejwe etape ya Tour du Rwanda ya kabiri, itwawe na Paul Marti, umunya-Espanyol rero ukaba utwara etape ya Tour du Rwanda yari Christian Rodriguez wanatwaye Tour du Rwanda. Ibyo ni byiza bitatse akarere ka Huye. Huye twabwiye ko ifite umwihariko. Uyu mujyi wa Huye twabwiye ko yahoze yitwa Astrida, nyuma y'uko yitwa Astrida niyo yabyaye kaminuza ya mbere. Iyi Huye ibitse amateka y'u Rwanda, by'umwihariko mu gihe cy'abami. Iyi Huye mureba ifite amashuri menshi, ayabanza, yasumbuye ndetse na za kaminuza. Uyu munsi bamaze gutera imbere cyane, ariko bagiye banasagurira n'abandi. Ngiyo rero sprint imaze gukorwa mu kanya gato na Mati Pao bimye umwanya, Enoke areba umurongo biranga. Ariyo no mpamvu abantu baza kureba reba ukuntu abantu bose bababaye, uko ikipe ya NSN yafunze buri kintu cyose cyashobokaga. None bakunda ya celebrate, kuko Enoke ashobora kuba ageze nko ku mukoni. Kasha bijya byemera ko bishoboka ko bashobora kuduha nka ziriya recordings z'ibintu baganiriye bari mu birometero bya nyuma. Nko muri za Tour de France birimo birakorwa, ariko ntabwo bishyirwaho live, bishyirwaho kiramo akanya kugira ngo niba ari tactique ziri gukorwa zitaza gukoreshwa kugira ngo izindi kipe zibe zakica imibare
imibare yakozwe Jerusalem barishimye Jerusalem rwose byakiriye neza cyane Yerusalemu bahita cyane bahita mu makuru avuga ati nta kindi kintu ati tumeze neza cyane nibyo rero ni Matsi abaye Paul Marty ashobora kuza kuba umwe umukinnyi muto utwaye etape ya Tour du Rwanda reka ngushake statistique oya afite imyaka 21 kandi umukinnyi muto watwaye etape nimero w'Ikudusi witwa imyaka 18 abaye umukinnyi wa 45 utwaye etape ya Tour du Rwanda uko mbere w'Ikudusi nta muntu urakura ako gahigo ubona ko arimo Paul Marty rero yahageze Paul Marty mukaya mugenzi wacu Christian araza kuba amuganiriza atubwira ukuntu wabifunze byose kugeza igihe babashiye kwitwara Christian Monyene wawe Ladies and gentlemen, we are coming to you live here in Huye, straight out of the beautiful race that we just had. What an incredible performance. We just witnessed one that is incredible. We are here with the winner of the stage of today, the stage 2. How are you feeling? Tell me like what you just felt being the first one to finish the line. Yeah, I'm really happy. Also, the team did an amazing job today. Since the beginning, letting an easy break, then chasing them from until the last 10Ks, and then in the last climb we were in a perfect position, and then we could do a perfect lead out. I just had to do the last few hundred meters, but I feel really good and really happy. People who are watching the race right now, you had a conversation with your colleague right away. You just had a conversation. What were you talking about on the last few minutes? Just to keep that position, that we had good legs, and just go for the win. Yes. What do you think were some of the challenges that you faced over from the Bugesera to here in Huye, and how did you overcome those challenges mostly? Yeah, the stage was like pretty fast. There were some climbs, but we went quite easy until the last 20Ks. We accelerate, and the final was a bit hard, but I really like this top four final, and I could win with the help of the team. How do you prepare for such a race? Coming to Rwanda and knowing that you're going to be attending Tour du Rwanda, how do you prepare for such a race? We did a really good job all the winter, and we're really happy to stay here. It's a difficult race because it's a different weather than Europe, but we did a good preparation.